hanyuma hakaza ibibazo bijyanye no kurangiza vuba aribyo bita premature ejaculation. Kwa muganga hari iyo bita sildenafil, ikaba ariyo yitwa Viagra. Iyo ukanze akabuto baba barashyize hasi hagati y'amabya, kwa tuntu twuzuramo umwuka tugahita dutuma igitsina gihaguruka kigafata umurego, hanyuma cyamara guhaguruka umuntu agakora imibonano mpuzabitsina. Ariko noneho hakaza na ya miti y'ibyatsi tutazi neza ukuntu ikora, ariko nayo akenshi ishobora kongera ya misemburo umuntu akagira ubushake. Nongeye kubasuhuza nkuko mubimenyereye. Ubu noneho tugiye kuganira ku miti ivura ibibazo bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ku bagabo. Nkuko twabibonye, ibi bibazo bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ku bagabo bikubiye mu byiciro bine. Hari ibibazo byo gutakaza umurego, no kuvuga ukaba ufite ubushake ariko igitsina cyahaguruka kigahita kigwa cyangwa se ntiginahaguruke. Hari no kubura ubushake ubwabwo. Hari igihe umuntu aba yumva adashaka imibonano mpuzabitsina. Hanyuma hakaza ibibazo bijyanye no kurangiza vuba aribyo bita premature ejaculation. Rimwe na rimwe hari n'abagira ibibazo byo kutarangiza. Reka noneho duhite tujya ku ntego y'ikiganiro cyacu nyirizina, turebe imiti ivura bino bibazo bijyaniranye no gukora imibonano. Kubivura bisaba kumenya ikibitera. Niba ari ibibazo bije vuba, ubwo kubivura bizaba byoroshye kandi hari amahirwe menshi yuko byahita bikira. Mu gihe ibibazo bimaze igihe cyangwa se biri chronique cyangwa se ibintu umuntu yavukanye, kubivura birushaho kugorana, ariko nabyo bitewe n'icyabiteye bikaba bishobora gukira. Noneho ikindi kibazo abantu bakunda kwibaza, ese iyi miti y'ibyatsi cyangwa se imiti yo kwa muganga irizewe? Twahitamo se kujya gukoresha imiti ya yindi itangwa n'abagorozi cyangwa se ya miti itangwa n'abavuzi ba gihanga, cyangwa se imiti yo kwa muganga ni iyihe yizewe? Imiti yose iravura kandi ikavura kimwe. Ikibazo gusa ni uko muri iriya miti gakondo cyangwa imiti ya gihanga ntabwo tuba tuzi ngo ikiri bukore ni ikihe, ni iyihe substance active irimo. Ntabwo tuba tuzi ngo ese uyu muti ukora hehe, ugakora iki, ku rugero rungana iki. Noneho ikindi kibyica ni uko harimo noneho n'abihisha inyuma y'ubwo buvuzi gakondo, bakapfa kuvangavanga ibyatsi babonye, ugasanga bakozemo imiti, bagakora amapublicité yo kuyamamaza, bati uyu muti ukora ibitangaza, uyu muti ukora ibi n'ibi, ariko wajya kureba ugasanga mu by'ukuri ukoze ubushakashatsi usanga ibyo bawitirira gukora atari byo. Ubwo rero amapublicité y'abantu ashobora kutuyobya, ariko hari imiti y'ibyatsi ivura, hakaba n'imiti yo kwa muganga ivura. Mu miti y'ibyatsi abantu bagiye bakoresha kuva na kera, mu binyejana bya kera cyane, hari imiti imwe rwose, hari ibyatsi bizwi ko byongera ubushake cyangwa se n'imbaraga mu gihe cyo gukora imibonano. Hari nk'icyo bita ginseng, hari n'umuti bayikoramo witwa ginsomine, uba no mu mafarumasi. Igihingwa cyitwa yohimbe kivamo umuti witwa yohimbine. Uyu muti nawo wagiye ukoreshwa kenshi mu kuvura ibibazo bijyaniranye n'imibonano, kuva na kera warakoreshwaga. Hari icyitwa rhodiola rosea, hari n'icyitwa ginkgo, hari n'ibindi byinshi tutabasha kurondora hano. Twandikira hano muri comment utubwire icyatsi waba uzi mu Rwanda cyakoreshwa nk'umuti wo kongera ubushake ku bagabo. Niba kandi uzi izina rya kimwe muri bino mvuze haruguru, twandikire muri comment utubwire izina ryacyo mu Kinyarwanda niba kihaba, katubwira uko byitwa mu Kinyarwanda. Imiti yose yongera ubushake cyangwa se yongera imbaraga mu gihe cyo gutera akabariro igendera kuri principe zimwe. Iyi miti izabivura bya byiciro bine twabonye by'ibibazo abantu bagira mu gihe cy'imibonano. Umuntu ugira ubushake akagira umurego ariko agatakaza umurego vuba, bazamuha imiti iri bwongere circulation y'amaraso mu gitsina, umurego ukamara igihe kinini kurushaho. Kwa muganga hari iyo bita sildenafil, specialité yayo ikaba ariyo yitwa Viagra. Hakaba za tadalafil, specialité yayo ni Cialis. Iyi miti ikora muri kino cyiciro cyo gukipinga umurego w'igitsina. Ntabwo yongera ubushake, nta nubwo itumushyukwa, ariko gihe igitsina cyahagurutse iyi miti yongera cya gihe umara ukora imibonano ntutakaze umurego vuba. Hari undi muntu noneho uba ufite igitsina kitajya gihaguruka na gato, byaranze burundu, bamwe bita ngo ni ibiremba nubwo iryo zina ritemewe. Kuri aba hari imiti y'ubwoko nka butatu. Hari umuti bita alloprostadil. Alloprostadil
ni umuti wajisa ku gitsina cy'umugabo nyirizina ugatuma imitsi y'amaraso yaguka, amaraso akabasha kuza mu gitsina. Uyu muti hari abawukoresha ari inshinge, igihe cyose ashatse gukora imibonano akitera agashinge mu gitsina, igitsina kigahaguruka akabasha gukora imibonano, byibura mu gihe cy'imibonano cyose igitsina kikaba gifite umurego. Hari n'igihe ya prostadile iza ari utunini duto cyane binjiza mu gitsina mo imbere, ukakinjiza muri uriya mwenge w'igitsina, kaba kanyerera nta kibazo bitwara, noneho uwo muti ugahita ukwirakwira mu gitsina kigafata umurego, ugakora imibonano nta kibazo. Harimo n'abakoresha amapompe, byo bita vacuum pumps. Iyi pompe iba ari akamashini ushobora gucengezamo igitsina ukatsa, noneho ka kamashini kagatangira gusa n'akanyunyuza gakurura, ku buryo amaraso yari yananiwe kugera mu gitsina kayakurura ku ngufu akaza mu gitsina, igitsina kigafata umurego. Iyo igitsina kimaze guhaguruka hari akantu kameze nk'impeta uhita ushyiraho igitsina gitereye, igitsina kikagumana umurego mu gihe cy'imibonano. Imibonano yarangira ka kantu kameze nk'impeta kagakuraho, amaraso agasubira aho yaturutse, igikorwa kikaba cyagenze neza. Hakaza noneho n'ibyo bita implants. Ni ukuvuga ngo ku muntu igitsina kitajya gihaguruka, hari igihe bakubaga bakaguteramo akantu nakwita nk'akamashini kagizwe n'utuntu tubiri bashyira muri ya nyama y'igitsina bakatugumishamo. Noneho twa tuntu bashyize mu gitsina, iyo ukanze akabuto baba barashyize hasi hagati y'amabya, kwa tuntu twuzuramo umwuka tugahita dutuma igitsina gihaguruka kigafata umurego. Hanyuma cyamara guhaguruka umuntu agakora imibonano mpuzabitsina, yaza kuyirangiza agakanda ka kabuto, nanone wa mwuka wari wagiyemo kavamo, noneho igitsina kikagwa gakomeza ubuzima busanzwe. Ubumwe muri ubu buryo ntiburabasha kugera mu Rwanda, ariko ufite amafaranga yawe ushobora kujya kubikoresha mu mahanga, nawe ukaryoherwa n'imibonano nk'uko abandi nabo baryoherwa nayo. Ku muntu rero ufite ikibazo noneho cyo kubura ubushake, azahabwa imiti yongera ubushake. Iyo miti yongera ubushake akenshi uzasanga ari imiti yongera ya misemburo y'abagabo ituma bagira ubushake bw'imibonano, harimo nka testosterone. Iyo miti rero usanga ari uruvange rw'amavitamine n'imisemburo bishobora gutuma ubushake bwiyongera mu mubiri. Hari nk'iyo bita Zeman kwa muganga, mu mafarumasi ibamo za zinc, ikabamo za claritine n'ibindi bintu bifasha umubiri kongera imisemburo yongera ubushake. Ariko noneho hakaza na ya miti y'ibyatsi tutazi neza ukuntu ikora, ariko nayo akenshi ishobora kongera ya misemburo umuntu akagira ubushake. Noneho umuntu ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, bazamuha imiti ituma ubwonko butinda gutanga komande yo kurangiza vuba. Kwa muganga imiti izwi cyane, hari imiti ivura ibibazo bya depression. Iyi miti ivura ibibazo bya depression inavura ibibazo byo kurangiza vuba, kubera yuko abantu bayinywa byagaragaye ko batinda kurangiza. Ubwo ni ukuvuga ngo uramutse urangiza vuba ari nk'indwara, bakaguha imiti ya depression, urugero nk'uwo bita fluoxetine n'indi iboneka mu Rwanda, iyi ishobora kongera igihe umara utararangiza. Imiti rero ni myinshi, yaba iyo kwa muganga irahari bitewe n'ikibazo ufite, yaba n'iyi y'abavuzi ba gakondo harimo ishobora gukora, nubwo harimo na bamwe babeshya kugira ngo bibonere amafaranga, ariko harimo nikora. Ikibazo rero abantu benshi bagira ni ukuvuga ngo umuntu wari ufite iki kibazo cyo kubura ubushake cyangwa se kurangiza vuba, niba muvura bizaba bikemutse burundu. Gukemuka burundu biterwa n'impamvu yabiteye. Niba ari stress yari yatumye ubushake bugabanuka, bakaba baguhaye imiti ivura stress, bakaba baguhaye inama zijyaniranye n'ibyo ngibyo, bishobora gukemuka. Niba ari imisemburo mike mu mubiri, bashobora kuguha imiti yongera imisemburo bigasubira kuri gahunda. Ariko hari n'ibyo ushobora kuba waravukanye ukaba utarigeze ugira ubushake mu buzima bwawe, igitsina cyawe kikaba kitarigeze gihaguruka na rimwe, mbese ku buryo twabyita nk'ubumuga. Icyo gihe nibwo hitabazwa bwa buryo bukomeye nk'inshinge, nka ya mapompe, cyangwa se nka tumashini bashyiramo imbere mu gitsina bakubaze, cyangwa se wenda ari indwara y'akarande iri chronique bisaba ko iyo ndwara nayo ibanza ikavurwa. Ubwo icyo gihe bazaguha imiti yibanda ku kuvura ya ndwara. Rero mwakoze gukurikira kino kiganiro, yari Dr. Aristarike Muganga. Niba ufite ikibazo twandikira hano hasi muri comment tuzagusubiza, cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp nayo iragaragara hano hasi. Ibuka gukora subscribe ujye ubona ibiganiro byacu ko bisohotse. Urakoze, umunsi mwiza.